u Rwanda rwacu rwahoze rurangwa no gukunda, u Rwanda rwacu rwahoze rurangwa no gutabarana. Ibyo rero nibyo nabaha, nibyo cyifuzo nabifuriza, nibwo butumwa nabageneye. Ndi ku gasozi nkamazeho imyaka ibiri yose. Urugo rwanjye naruciyemo kabiri kugira ngo amazi no ndebe ko yagabanyuka kugira ngo yo kuntera mu nzu. Iyo ndimo wenda biretse gusenyuka iki cyorezo njyewe nkita Colonel Valence. Nuko aya mazi akayacisha ahandi ntaze mu rugo rwanjye, kandi akangirira neza, nkabona nongeye no kubaka urugo nkarubamo ntuje rwose, ntaterwa n'ayo mazi. Iyi ngiyi ni Gihozo TV, twongeye gusura wa mukecuru mwakunze muri benshi, tate wacu mukecuru wabanejeje mu biganiro bitandukanye bicano kuri Gihozo TV, aho yajyaga inama nziza hagati y'urubyiruko rw'ubu abakobwa ndetse n'abahungu babubatse ingo zabo hirya no hino. Rero mu gihe tuvayo mu minsi yashize twasanze yarafite ikibazo cy'amazi amutera mu rugo iwe. Turaza kugenda ubibona ku mashusho atandukanye hirya no hino. Kwibutsa ko ngewe nitima mu Jean Baptiste kuri mikoro, ndetse nanagusaba kugira ngo ugire uruhare kugira ngo dufashe uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi ageze mu zabukuru, imyaka ye 84 ntago ari mikeya, aho afite kino kibazo kimwugarije, kandi yifuza yuko agize umugisha uwo mukunda nanjye umukunda, twese tumukunda, twagira uruhare kugira ngo ikibazo afite gikemuke. Reka mbanze musuhuze rero kugira ngo aze kubitubwira neza ikibazo afite n'ukuntu kimeze. Niba hari umuntu uri hirya no hino wumva yamukoreraho umugisha cyangwa se yamufasha mu bundi buryo, agira ikintu yakora kugira ngo dutabare uyu mukecuru. Mukecuru, muraho neza? Muraho cyane. Amakuru mama? Ni meza. Meze neza? Turaho rwose, no kwimvura igiye kuduhitana. Imvura imeze nabi biragaragara, twagiye dufata mu imaje atandukanye. Nubwo wenda dukoze ikiganiro n'imvura yahise, ariko twageze imvura itaragwa, tubanza kureba ese koko ikibazo yavuze afite aya mazi arahari. Muraza kugenda mubibona muri video muri buze gukurikirana hano kuri Gihozo TV. Mama witwa nde? Nitwa Manibaho Perpetu. Manibaho Perpetu. Hanyuma mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 84 n'amezi 2. Imyaka 84 n'amezi 2. Izina ni Manibaho Perpetu, uherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umudugudu ni Ntora nkuko twagiye tubivuga. Hanyuma rero mama, nkuko bigaragara koko hano hari ikibazo kandi gikomeye cy'amazi agutera. Aya mazi aturuka he? Ubu ngubu ngira Imana, kuko n'imvura basanze hano, amazi aturuka ruguru mu baturage. Amazi aturuka mu ruhande rwa ruguru, kandi noneho bakoze n'umuhanda nk'aho bawushakiye mu gice cyo haruguru, bawushakira ku rugo rwanjye. Kuva ubwo rero nibwo amazi yaboneje ansenyera urugo. N'abo duturanye bose begura imbere y'ibipangu byabo, ahanjye hasigara hatyo amazi yose aza ajya iwanjye, yansenyeye n'inzu, n'ubu baraza agatera no mu nzu. Nuko iki kibazo mwamufite kimaze igihe kingana gute? Kinini cyane. Nahamagaye abayobozi b'umudugudu, ntacyo bamariye. Umva, nabwiye n'abo ku murenge, nabwiye n'abo ku kagari, ntacyo biba binkwe. N'uwo duturanye naje kubimwereka, namuhamagaye ndabimwereka, ndetse numva ko ari umunyamategeko. Njye namuhamagaye numva nishimye, ngira ngo hari icyo yabikoraho. Bigeza rero arambwira ngo agiye ku murenge kubibaza, sinongeye kumubona. Amazi n'umuyaga bigira ingufu. Amazi yaje kubomora iwe, nawe ubu yaramusenyeye. None rero ibyo urugo rwanjye naruciyemo kabiri kugira ngo amazi no ndebe ko yagabanyuka kugira ngo yo kuntera mu nzu. Iyo ndimo wenda biretse gusenyuka, ariko ni hahandi
amawese yo hanze, imyanda ikavamo ikajya i gasozi, ikuzurirwa bikajya ku gasozi bikahamara nk'icyumweru. Ubwo murumva ko biteye isoni, ni ukukurura indwara mu baturage, si njyewe njyenyine, bizarenga bijya no mu baduturanye. Ndetse amazi akarebera akagenda akajya no ku gipangu kiri ibumoso bwanjye, nacyo kiraye kiri bwiture hasi. Mama, hano nahoze mbona abana bato cyane bari mu nzu, bari mu gikari hirya, nubwo tutabazanye kuri kamera zacu z'igihozo TV. Bari abana mupfaniki? Bari abana n'abuzukuruza banjye. Yego. Nyina wabo ni umwuzukuru wanjye, niwe mwuzukuru wa mbere mu bana banjye. Bo ni abuzukuruza. Yego. Ubwo rero kubera ko nawe umugabo atamubaniye, yaraje yicarira iruhande rwanjye n'abo bana. Ubwo rero iyi imvura iduteye mbabajwe n'abo bana cyane cyane. Ubwo murumva njyewe uwo nyina wabona wakababazwa na twese. Urumva ko afite abana 5, nanjye asigaye ambariramo ko ndi uwa 6. Ubwo rero sinabona uko mbigira ngo urupfu napfuye. Niwe umfasha, niwe umbeshejeho. Hanyuma rero igihozo TV twagusuye kandi tugusura kugira ngo wenda twifashishe abantu bakurikirana ibiganiro byacu hirya no hino. Mu batureba harimo abayobozi bafite mu nshingano zabo gufasha abaturage batishoboye ibibazo by'ibiza, cyane ko biri mu nshingano ya guverinoma ya leta y'u Rwanda kufasha abahuye n'icyo kibazo. Ntekereza ko wenda kubw'umugisha n'Imana na Yehova mwizera, ikiganiro cyacu gishobora kubona igisubizo. Niki kintu wumva wasaba abantu bari burebe kino kiganiro bafite mu nshingano zabo kugufasha? Ni ukugira impuhwe n'imbabazi. Yego. Ni ukugira umutima wa kimuntu. Bakumva imyaka mfite, bakumva abo ntunze mu rugo, bakumva ko ndi ku gasozi. Inzu zarasenyutse zimwe, amawese arazana imyanda hanze bishobora gutera abantu indwara. Duturanye si njyewe njyenyine. Rero icyo bamfasha ni uko bareba aho bashyira aya mazi, bakagira inzira bayacishamo, nanjye nkaba umuturage nk'abandi. Nahoze numva yuko aya mazi imbere yuko hari abantu twose tugana banga bate aya mazi imbere yuko agera kuri uyu mukecuru, mbere yarafite ahandi hantu amanukira. Niko byari bimeze? Yari afite aho amanukira, akagenda akagera ahantu hitwa Nyakariba. None ubu rero ingo z'imiyenzi zavuyeho, hajyaho ibipangu. Noneho yose araza akikubira iwanjye. Ese ubundi buriya mama, kugira ngo ano mazi ayobere hano ntabwo byaba bifitanye isano n'aya ma etaje yagiye kwegera wenda kubera ubushobozi bari bafite bakaba baraguteje akazi wawe? Ibyo ntabwo mbizi, simbizi mu by'ukuri. Urabona ko ndi hagati nk'ururimi. Ibi bipangu byanyikije, ukuyeho ko bambwiye ngo hano imbere nshobora kugira icyo mpakorera, ariko urabona ko ndi hagati yabo. Ubwo rero urumva ko nyine amazi ni njye yikubiye gusa njyenyine, nta wundi tuyafatanyije. Ukuyeho ko amaze kuba menshi akaba yarishakiye inzira ku muntu duturanye, nawe ibuye yarabamoye aragenda aramusenyera bigera ku mataje ari hepfo. Hanyuma hirya gatoya nahoze mbona inzu yasenyutse isenywe n'aya mazi. Ino nzu hari umumaro yigufitiye? Yari imfitiye umumaro. Nakuragaho 40,000 bikamfasha. N'abo buzukuruza banjye nkabona icyo mbatungisha. Ni nacyo Yehova yari yamfashijeho. Bivuze ngo nyuma y'uko inzu isenyuka yawe wakodeshaga ku ruhande ikakunganira mu mibereho, cyane kugeze mu zabukuru, ko aho yasenyukiye hari ikindi kibazo wahuye nacyo? Aho inzu yasenyukiye hari ikindi kibazo mwahuye nacyo? Twahuye nacyo nyine. Urumva se ko yaduhaga guhaha ikidutunga, twahahaga ikidutunga, nanjye nkabonaho amata yo kunywa. Ariko ubu byose byarahagaze. Ni ugutungwa na Yehova. Icyangwa bore nkakira icyo, kuko Yehova avuga ngo nyurwa n'ibyo ufite. Nanjye biranyura pe.
habaye hari amahirwe y'uko muri kino kiganiro dukoranye cyaza kugera ku nzego zibifite mu nshingano zabo nk'abayobozi bayoboreye u Rwanda rw'amahoro rurimo umutekano kandi bareberera abaturage, nicyo basaba inzego ziri buze kumenya kino kibazo ziri hejuru y'izo wagezeho. Icyo nabasaba ni uko aya mazi bareba aho bayacisha kandi bakanamfasha bakanyubakira, kubera ko igipangu cyose urabireba cyarasenyutse. Ngerageza Imana gushyiraho amabati nyabonye. Hanyuma rero mama, uko nabibonye nuko wenda ari ikibazo cy'ubushobozi bukeya buba buhari, ariko hari uburyo hano ruguru nabonye amazi bashobora kuyafata agakomeza akagenda, bahubatse nka rigori itwara ariya mazi agakomeza. Iki kibazo cyahise cyakemuka kereka bakuyeho ziriya nturusu ziri haruguru. Hari ibishyitsi biriya, no kugira ngo bashakire umuhanda ku rugo rwanjye bagombaga gushakira umuhanda muri biriya bishyitsi. Biriya bishyitsi akenshi nibyo bituma amazi antembana. Bivuze ngo habaye hari ubundi buryo, hari izindi mbaraga, habonetse ubushobozi bw'amafaranga, tubwiza abantu kuri iki kibazo cyakemuka. Cyakemuka cyakemuka na nyirizi nturusu babumvikanye nawe, cyakemuka. Kuko urabona ndi ku gasozi nkamazeho imyaka ibiri yose. Ahubwo igisigaye iyo ubona amazi yinjira akinjira no muri fondasiyo ikagwa. Nabibonye rwose. Turaza gukomeza tugenda tubereka. Hari iyo nzu yasenyutse isenywe n'aya mazi, hari fondasiyo ndetse na clôture yari yubatse ahantu muri zibuze kubona ahantu hari amabati, hari panzi imifuka myinshi. Bagerageje gukoresha ubushobozi bwabo n'intege nke z'uko bashoboye, nyine ibintu biranga. Ariyo mpamvu twabasabaga mwebwe mwese mukurikirana kino kiganiro kuba niba urimo kubona iki kiganiro hakaba hari uburyo wumva watera inkunga uyu mubyeyi, wakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo iki kibazo cye gikemuke. Ahanga ndakwibutsa ko ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Gisozi, ni mu kagari ka Ruhango, ni mu mudugudu wa Ntora. Kuri uyu mukecuru witwa Manibaho Perepeti ufite imyaka 84 n'amezi 2. Nkomeze kugenda mbifuriza mwese kugira ibihe byiza, kwirinda coronavirus yogoje igihugu, mwubahiriza amabwiriza ya leta, ndetse mugerageza no gukomeza gukora isuku kugira ngo tubashe kurwanya iki cyorezo. Reka nkomeze mbaza uyu mubyeyi, nubwo hari abantu babibona mu nshingano zabo nk'abayobozi, ariko hari n'abandi bantu badukurikiye bafite ubushobozi, bafite amafaranga, sibyo? Ese by'ukuri baramutse bagufashije hakagira ikintu bakora kugira ngo iki kibazo ufite gikemuke, nk'umuntu wizera Imana, wizera Yehova, ku myaka yawe, buriya abantu bakuza kenshi tubabonamo Imana, kuko Imana ni urukundo, Imana n'umubyeyi. Umubyeyi ni umuntu ufite inararibonye uwo ari wese. Kuri wowe ufite imyaka myinshi, kuri wowe afite ubushobozi, n'umubyeyi wawe. Aba bantu bafite ubushobozi baramutse ikintu wabasaba bagukorera ukumva wishimye, umutima utuje, n'iki? Ikintu nabasaba ibyo uvuze ni ukuri. Imana ni urukundo, ko nizera Yehova cyane kuko aya mazi amaze igihe kinini cyane hano, kandi nta muntu uyarura, kandi nta gihe ntabatakambiye. Shefu w'umudugudu naramweretse kenshi akaza akananyagirirwa hano. Umugabo witwa Mpunga ufite ubuyobozi nabwo muri icyo gice cyacu, naramuhamagaye yaraje arareba, ariko bose ntacyo babikozeho. Ariko umuntu wambabarira aya mazi akayacisha ahandi ntaze mu rugo rwanjye, kandi akangirira neza, nkabona nongeye no kubaka urugo nkarubamo ntuje rwose, ntaterwa n'ayo mazi. Ntumva umuntu uko yahita akaza aho ashaka, akaza hano, nakwishima nkanezerwa, ngashima Yehova, nkamukomera no mu mashyi rwose pe, ni ukuri.
turi ku musozo w'ikiganiro nkwibutsa ko ni Igihozo TV ngewe nditimamu Jean Baptiste kuri mikoro nkomeza kugenda mbifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino ndetse no gusharinga hirya no hino mukora subscribe kugira ngo tubashe kugenda dufashanya cyane ko Imana n'urukundo nkuko ino mubyeyi atubwira wowe dukurikiye ngira ngo nkwibutse yuko iki ni ikiganiro cy'ubuvugizi kugira ngo uyu mubyeyi twaje dusanga amazi amuteriwe mu rugo yamusenyeye inzu yasenye igipanga abamo ku bushobozi bwe bukeya nta kintu ashoboye binagaragara yuko uraza kubona aho ngaho muri background cyangwa se mu mashusho uraza kubona ahantu toilette yuzura amazi douche yuzura amazi bivuze ngo iyi imvura yaguye nta bundi buryo afite abayeho nta bundi buryo afite yakwifasha imbaraga ze nyine naho zirangiriye igishoboye cyangwa igishoboka igisigaye no kuba inzego zifite mu nshingano mwagira ikintu mukora cyangwa se mwebwe mufite ubushobozi bwamufasha mukecuru turimo turagana ku musozo w'ikiganiro hari n'ubutumwa bwihariye ushobora guha abantu twatewe n'icyorezo cya covid 2019 waracyumvishe corona waracyumvise corona ndanayitinya cyane ku buryo twe dufite naho tugarukira kuri yo nk'ubu ngubu abantu bose twizera kimwe duteranira hamwe ntabwo bashobora kugera muri uru rugo kubera ko nkuze ngo baje banyanduza niko bambwira tuvugana kuri telefoni bambwira bampa urukundo banyereka ko bankunda banyereka ko turi kumwe ariko badashobora kugera hano kubera ikibazo cy'icyorezo cy'icyo cyorezo ngewe nkita Colonel Valence nuko icyo ndanagitinya buriya nuriya mwana ureba ntabwo nkunda ko nkora kuko asohoka akajya hanze yaba atakoraga n'utwana twe turaza twamureke bivuze ngo muri makeya murimo kubahiriza amabwiriza ya leta by'umwihariko munirinda icyo cyorezo cyane burya Yehova yaravuze ngo Kayizari bamuha ibintu bye na Yehova bamuha ibye tugomba rero kumvira Yehova tukamukunda tukamukorera ariko na leta tukayumva tukayiha ibyidusaba tukabyubahiriza rwose hanyuma rero mama uri umubyeyi mukuru nubwo wenda twagusuye ku bw'ubuvugizi ariko hari n'inama ushobora guha abantu urutani benshi abantu uta mu Rwanda ni benshi urabizi ko ari benshi abantu bafite imyaka 40 abantu twita ko bakuze muri kino gihe bafite 50 60 ariko kubona umuntu uri ku myaka 84 n'amezi n'ibintu by'igiciro hari inama ushobora kubaha ubutumwa bwihariye butandukanye wenda n'ubuvugizi bwo twabukoze abatwumva hirya no hino mwatwumvishije ubutumwa bwihariye bukuri ku mutima waha abantu muri rusange n'ubuye ubutumwa naha abantu muri rusange no gukundana umuntu akiyumva mu ndi bakubahana bakibuka u Rwanda rwacu cyari cyo u Rwanda rwacu burya hari aho rutaniye n'amahanga u Rwanda rwacu rwahoze rurangwa no gukunda u Rwanda rwacu rwahoze rurangwa no gutabarana ibyo rero nibyo nabaha nibyo cyifuzo nabifuriza nibwo butumwa nabageneye ariko icyambere na mbere ndabifuriza ko bose bamenya Yehova nibwo butumwa bwihariye kandi n'ukuri nkaba mbashimiye ko turi kumwe kandi nabo ngabo muri mu kuhubu musaba ubuvugizi nkaba mbashimiye hamwe namwe mwaje kundeba ndashimiye hakiri kare rwose ndanabakunda abana banjye murakoze cyane Igihozo TV rero twongeye kwifuriza gukomeza kuryoherwa no kunogerwa n'ibiganiro byacu uyu n'umubyeyi w'imyaka 84 n'amezi 2 uherereye mu murenge wa Gisozi akagari cyangwa se umudugudu akagari n'akaruhango umudugudu wa Ntora tugusaba yuko niba mu bushobozi bwawe hari uburyo ufite hari ubushobozi ufite wagerageza gukorera Imana no gukora umugisha no gukorera mu muco nyarwanda kuko yabitubwiraga gutabarana gufashanya kubana neza gukundana tugafasha uyu mukecuru kugira ngo ave muri kino kibazo. Ciao nakagaruka ngewe ni Ritimamu Jean Baptiste kuri mikoro.